Ikaze nanone kuri Historia Space GPN. Muri video ku nzira y'umusaraba umwami w'u Rwanda Yuhi wa gatanu Musinga yanyujijwemo n'abakoroni b'Ababirigi, hari uwakeka ko ariho honyine yahuriye n'akababaro no gusuzugurwa, ariko siko bimeze. Iyo abantu bumvise ibigeragezo n'umubabaro ndetse n'agahinda umwami w'u Rwanda Yuhi wa gatanu Musinga yahuye nabyo, hari abibwira ko yaba yarabiterwaga n'abazungu gusa. Uko kwaba ari ukwibeshya cyangwa se kudacengera neza amateka. Umusaraba Musinga yahetse mu mibereho ye ya cyami ayobora ingoma y'u Rwanda watangiriye no mu muryango we bwite. Twibuke ko kudeta yo ku Rucunshu yabaye tariki ya 24 Ukuboza 1896, aribwo umwami Mibambwe wa kane Rutarindwa yishwe agasimbuzwa mwene se Musinga wari ukiri umwana muto cyane. Byarumvikanaga ko yagombaga kugira abanzi benshi kuko Rutarindwa yari afite abari bamukomeyeho nubwo bari batsinzwe bwose. Abo rero nibo bagombaga gukora uko bashoboye ngo bamunanize hakiri kare cyangwa se nawe bamuhirike. Icyambere bagerageje ni ugushaka kumugusha mu mutego wo gutanga nyina akicwa nk'uko byagendekeye se Rwabugiri. Rwabugiri nawe abagome baramushutse bituma umugabekazi Murorunkwera bigwamo, kandi byagize ingaruka zikomeye ku ngoma ye. Uyu mugambi rero wageragejwe mu mwaka w'1899, imyaka 3 nyuma y'amarorerwa yo ku Rucunshu, ubwo uwitwa Kaningu yaba yarahimbye inkuru imeze nka ya yindi ya Murorunkwere yateje inkota ya Mbilimana Matovu. Kaningu wo ngo yagize atya ahimba inkuru ivuga ko umugabekazi Kanjogera atwite, avuga ko yari atwite inda ya Rukandagira rwa Rutishereka. Icyo gihuha gikomeye yaragikwiza cyane kugeza ubwo kigera kuri Kanjogera biramubabaza kandi biramurakaza bikomeye. Icyo Kaningu nabo bari bafatanyije bashakaga kwari uguhungabanya Musinga kugira ngo arekure ubwami. Mu mwaka w'1900 haba harabaye undi mugambi wo kwica umwami Musinga n'umugabekazi Kanjogera, ngo wari wateguwe na Sebuharara na Kayijuka. Muri uwo mugambi ngo Ruhinankiko yabagiriye inama yo gukiza Musinga gusa, nuko ngo batuma uwitwa Cyaka ngo ajye kumuburira kandi amuzane mu ruhande rwabo ava ibwami, noneho babone uko bahatera bice Kanjogera. Cyaka ngo yaragiye abyongorera Musinga nawe arabyemera, ariko Kayijuka aca inyuma ajya kugambana kwa Kanjogera, nuko uwo mugambi mubisha uburizwa mutyo Musinga na nyina bararusimbuka. Impamvu yo kuvuga ko Musinga nawe yarusimbutse nuko ntawe uzi uko bari kumugenza nyuma yo kwivuga na Kanjogera. Ntibyari birangiye ariko, kuko nanone ngo hari ubwo Kayondo yaba yarumvikanye na nyirasenge Kanjogera ashaka kurega umutware witwaga Muvunanyambo wa Ndizihiwe, maze Kayondo akamurega ko ari umurozi. Yamushinjaga ko ngo yamuroze kubyara abakobwa gusa. Musinga wari waratangiye kugira ijambo mu buyobozi nk'umwami yarababuranishije, maze Kayondo aratsindwa. Aha rero umuryango wa Musinga wari utangiye gucikamo ibice, kandi ingaruka zikaba ari we zihungabanya dore ko yari muto. Uru rubanza rwakuruye urwango rukomeye hagati ya Musinga na Kayondo wavugaga ko yamutsindishije, ariko ababizi bavuze ko icyababaje Kayondo cyane ari inka za Muvunanyambo yagombaga kugabana. Hagati aho kandi Musinga nawe yarakajwe cyane nuko Kayondo na nyirasenge Kanjogera bamubwiye ko yarengeye umunyiginya mwene wabo, nyamara we yari yaciye urubanza rutabera. Aha hari hagarutse cya kibazo cyo guhangana hagati y'Abanyiginya n'Abega cyari cyarakaze kuva ku ntambara yo ku Rucunshu. Musinga akimara gusuzugurwa gutyo ngo yarababaye cyane, maze ahamagara umunyamitsindo we witwaga Bandora amutegeka kujya kumushakira ibikeri 3, maze bumaze kugoroba amutegeka kujya kubibamba, kimwe imbere y'inzu yari yaritiriwe Rwakagara, ikindi imbere yo kwa Kanjogera, icya gatatu akakibamba ku marembo y'urugo rwitiriwe Kirima. Ngo bwarakeye igikuba kiracika, amakuru agera kwa Kanjogera ko ibwami hatewe n'abarozi. Kanjogera yahise atuma kuri Musinga ariko yanga kumwitaba, noneho arahaguruka ajya kumureba ati wamenye ibyabaye? Musinga ati ni ibiki? Kanjogera amubwira ko batewe n'umurozi waje kubamba ibikeri ku marembo y'ibwami. Musinga ngo amara akanya yiyumvira ati byose nibyo biguhagurukije, uje kubimbwira se ngo mbikore wiki? Kanjogera atutumiza abahanuzi baze bahumanura ingoro. Musinga ati byihorere n'igihe wabigize. Kanjogera ati wabigiriye iki se? Musinga ngo yamubwiye ko yabigiriye guca inzigo hagati y'Abega n'Abanyiginya. Nuko Kanjogera ngo aragenda abwira musaza we Kabare ati Musinga yakuze, turebe uko tumushyingira, ubwo yatangiye kurakara bene uriya mujinya ntituzamukira. Akaga ka Musinga kandi hagati aho abazungu bari baraje baza bafite izindi ntego n'inyungu bibazanye.
bitandukanye bidafite aho bihuriye n'uburyo abanyarwanda bari babayeho bayobowe n'umwami wabo. Muri gahunda yabo yo kwinjiza abanyarwanda mu idini nshya bari babazaniye, bari barategetswe guhera ku mwami bakamuhindura. Ibyo bigatuma abatware bakurikiraho, noneho rubanda bakayoboka ari benshi, mbese nk'uko byaje kugenda nyuma y'ibatizwa rya Rudahigwa mu gihe kirivuza umwami. Buriya abazungu ntibari bazi ko u Rwanda rugira amategeko yihariye ataremereraga umwami warwo kunyagirwa, kubatizwa cyangwa gupfukamira umuntu uwo ari we wese, cyane cyane umunyamahanga. Ibyo kumenera amabanga mu ntebe ya penetensiya, kudasangira n'abirabura, kwaka amagi n'inkoko, kuvanaho za kirazira no gukundisha abanyarwanda batagatifu babo, byose byituye kuri Musinga, kuko ari wabo banyabutumwa n'abakoloni bahereyeho mu Rwanda, bituma b'igitambo cy'ibyo atazi biturutse i Burayi. Musinga kandi ntiyashoboye gukoresha imbaraga yari afite ngo abarwanye, kuko yatinye imbaraga zabo, akagenda no ku murage se Rwabugiri yasize atanze ko hatazagira urwanya abazungu. Uko niko Musinga yahanganye n'ibihangange atarwanye kandi afite abaturage n'ingabo. Hari byinshi tuzagarukaho nituvuga ku nsiriri y'urwango hagati ya Musinga n'abazungu, ariko aha ntitwasimbuka kimwe mu bikomeye. Mu mwaka w'1903 Musinga yari mu kigero cy'imyaka 24, Umudage Kapitene von Beringe yatinyutse kumutukira ku karubanda ndetse amuca ikiru cyo gutanga inka 40, ngo yamuzizaga ko atahaye imbabazi uwitwaga Mpumbika wari umuyoboke wa Rukura, inyeshyamba yo mu Gisaka yari yarigometse kuri Musinga. Rukura uwo yari muntu ki? Icyo kigomeke Rukura niwe wapfubije inzozi zo kwigarurira Igisaka. Ingoma y'Igisaka ni kimwe mu zigaruriwe bigoranye, aho yigaruriwe n'umwami Mutara wa kabiri Rwogera mu 1850. Mu bami bamuzunguye ku ngoma barimo igihangange Kigeli wa kane Rwabugiri, ntibahwemye kugabaho ibitero bigamije gushimangira ubutegetsi bw'u Rwanda muri icyo gihugu cyari kigaruriwe vuba, ndetse Rwabugiri washyira n'umurwa w'Isakara kugira ngo kumenya amakuru yaho bye kujya bimugora. Aho Abadage binjiriye mu gihugu baje kugikoloniza bagaragiwe n'abihaye Imana b'Abagatolika, nibwo hari abagiye baca muri humye umwami Musinga bagashaka kwigomeka ngo ubwo butaka bwari butarashinga imizi mu Rwanda bongere babugire igihugu cyigenga. Rukura rero wari warigize ingunge mu Gisaka, nibwo yohejwe mu buryo bweruye n'abapadiri babiri bari bamaze guhanga misiyoni gatolika yazaza ngo yigomeke kuri Musinga. Abo bihaye Imana bamugiriye iyo nama ntindi barimo Padiri Zuembiere François Xavier wo mu Bufaransa na Padiri Puget Justin nawe w'Umufaransa, bakaba bari abapadiri bera Père Blanc bo mu muryango Société des Missionnaires d'Afrique washinzwe n'umukardinali w'Umudage Charles Lavigerie mu mwaka w'1868. Mu 1902 nibwo Abadage bafatanyije n'ingabo z'ibwami bagabye igitero cyo kurwanya uwo Rukura washakaga ubwigenge bwa Gisaka yifashishije abapadiri bizaza, nuko bamucura inkumbi. Muri icyo gihe nibwo Musenyeri Jean Joseph Hilt wayoboraga misiyoni gatolika mu Rwanda yahise atanga itegeko ko abo bapadiri bo mu Bufaransa bava muri iyo misiyoni yasaga nk'aho ibarirwa ku mupaka w'u Rwanda na Tanganyika. Tugarutse kuri za nka von Beringe yari yaciye Musinga, icyo gihe Kabare yabonye ko akora agasuzuguro gakabije abuza Musinga kuzitanga. Ibi rero byatije umurindi y'amacakubiri yo mu muryango wa Musinga. Kabare akimara kubuza Musinga gutanga izo nka, Kapitene von Beringe yakangishije ko natazitanga azajya kuzinyaga mu nzuri ze zo mu Nduga no mu Bwishaza, kandi akanyaga inka 400 aho kuba 40, ndetse akamukubita n'ibiboko 25. Musinga byamuteye ubwoba ahita azitanga. Aho rero niho za nzangano zazamukiye, kuko Ruhinankiko yabyuririyeho akarega Kabare ko yanga umwami kuko yashatse ko bamukubita bakanamunyaga inka. Icyo kirego cyaremewe, Kabare bamucira i Bugesera. Aho Kabare agarukiye ibwami mu mwaka wa 1905 yemeje ko Ruhinankiko yafatanyije na Kayijuka wari umutware muri Nyaruguru kugambana n'abazungu, cyane cyane Madamu Schloffer na Padri Schumacher. Ubwo yavugaga igihe mu mwaka w'1901
Ruhinankiko na Kayijuka boroherezaga umuzungukazi Schleufer kujya mu gikari bwami kureba uko mu ngo z'abagore n'abakobwa b'ibwami habaga hameze. Icyo gihe ngo yashoboye gufotora Kanjogera n'abandi bakobwa b'ibwami atabisabiye uburenganzira. Aha niho urwango rwaturutse hagati ya Ruhinankiko na murumuna we Kabare na mwishywa we Musinga, amaboko umwami yari asigaranye agenda acikamo ibice. Icyo gihe Ruhinankiko bamuca ibwami, bamunyaga inka zose n'ibikingi byose yatwaraga, yigumira iwe mu mayaga ya Ntongwe hafi ya Ruhango, yibera umuturage usanzwe, asigara atunzwe n'inka yagabiwe n'abo yari yarahatse kera kugeza ashaje. Mu mwaka w'1906 nibwo Richard Kant, uyu abanyarwanda bari barahimbye Kanayoge, yagize igitekerezo cyo kwimurira umurwa w'u Rwanda kure y'ibwami akawushyira i Kigali Nyarugenge, kandi ibi nabyo byari uguca ubwami intege. Guhera ubwo Kabare yari amaze kubona ko abazungu bakomeye, atangira kubiyegereza, yemerera intore ze kujya bajya gusura abapadiri Kabgayi bagakina umupira w'amaguru na Padiri Schumacher. Si ibyo gusa, kuko Kabare yemeye gusangira n'abakristu ku ntango imwe, byongeye icyo gikorwa gikorera mu nzu y'umwami kandi azi neza ko bazirana. Musinga ngo yaba yarabajije Kabare ikimuteye gukora ibyo, Kabare aramusubiza ati mureke twige ubwenge bwabo, tugumane Imana yacu, iyabo tuyireke. Iri hangana n'amacakubiri mu muryango w'ibwami kwa Musinga ntiryari rigarukiye aho. Musinga yaje kwangana na Kayondo, bifata indi ntera, kuko umwe yari umwami undi ari umukuru w'umuryango w'Abega, ibintu bitari byiza namba imyaka mike nyuma ya Rucunshu. Muri icyo gihe umwami Musinga yaje kwanga bikomeye umugore we Kankazi wari umaze iminsi mike abyaye Rudahigwa, ndetse amwirukana ibwami. Ngo yaba yaramuzizaga ko yifuje kwiyandikisha mu bifuzaga kwigira batisimu. Kankazi akimara kwirukanwa ibwami ngo yagiye kuba kwa musaza we Kayondo wari umukuru w'umuryango w'Abega, nawe ngo amutegeka ko kuva ubwo agomba kumuyoboka akamuhakwaho kandi akamwubaha kurusha uko yubahaga umugabo we Musinga. Kankazi we ariko ngo ibyo yarabyanze, asubiza musaza we Kayondo ati sinkira umututsi nkawe, yego navutse ibwega ariko nashatse ibwami. Kayondo nawe ngo yaba yarashubije mushiki we ati noneho ubwo washatse ibwami uzanywa amata y'ibwami, ayibwega ndayakunyaze. Guhera ubwo Kayondo yanga ko yongera gukamirwa nk'abandi bagore b'ibwami, anamwirukana iwe. Kankazi ajya kwiturira ku Kabega hafi ya Nyabisindu. Kayondo amaze gukura mushiki we amata mu kanwa, abakuru mu muryango ngo babajije Musinga impamvu yemera ko umugore we adakamirwa nk'abandi bagore be, arabasubiza ati ni mushiki we namugenza uko ashaka. Kayondo ngo yari yaragumanye uburakari bwa cya gihe Musinga yemezaga ko Muvunanyamba mutsinzi. Ibyo byatumye ahitamo kwiyegereza abazungu cyane kuruta gukomeza guhakwa ku mwami batumvikana. Ikindi nuko Musinga yari yarabujije abana be n'abagore be kubatizwa, kandi Kayondo we yahoraga yinginga Kankazi n'umuhungu we Rudahigwa ngo bigire kubatizwa, bamunaniye arabarakarira. Hagati aho kandi Musinga yarakazwaga nuko icyo gihe mu 1917 abapadiri bamuvugaga nabi mu bakristu babo, bavuga ko kurongora abagore benshi ari icyaha, guterekera abakurambere bidashobora kwihanganirwa, kandi ko kwiringira indagu z'abapfumu ari icyaha gikomeye. Gusa iyo umwami Musinga yababazaga impamvu bo baramya abatagatifu babo cyangwa ngo bamubwire icyo Imana y'u Rwanda bayihinyuraho, baburaga icyo bamusubiza. Ibyo byose kandi Musinga yibwiraga ko ari Kayondo ubibwira abapadiri, urwango hagati yabo rukarushaho kunuka. Mu gihe Musinga atari yorohewe n'ihangana ryari hagati ye na bamwe mu bakomeye bo mu muryango we, ku ruhande hari n'inyeshyamba zamwigometseho, ndetse biza kwivangwamo n'urupfu rwa Rupiyasi, ibintu birushaho kugira udubi. Mbere yo kukubwira mu buryo burambuye amabanga yihishe inyuma y'urupfu rw'umuzungu wa mbere wiciwe mu Rwanda yishwe n'umunyarwanda ku manywa y'ihangu kandi mu ruhame rwa benshi, reka tubanze tunyure mu mateka yarubanjirije, duhereye ndetse mbere y'ingoma ya Rwabugiri. Byose byatangiye ku ngoma ya Mutara wa kabiri Rwogera, igihe mu karere ko mu Murera hategekwaga n'umutware witwaga Sekaryongo ka Muhabwa. Icyo gihe Umurera warimo imitwe ibiri y'ingabo z'Abarashi, Abakemba n'Urwasabahizi. Abatware bazo bitwaga Sekidandi na Turahakanwa. Ntiharamenyekana icyaha gikomeye abo batware b'ingabo bakoze cyatumye Sekaryongo umutware w'Umurera abacira urwo gupfa, bituma iyo mitwe yombi y'ingabo yigomeka ku butegetsi bwa Mutara wa kabiri Rwogera, aho Rwabugira abereye umwami kuko atashoboraga kwihanganira bamwigomekaho
rero ahagana mu mwaka w'igihumbi 876 yarahagurutse ajyana n'ingabo ze berekeje mu Murera kuwusubiza mu mwanya wawo. Akigera mu Ruhengeri yacumbitse muri Kigombe ku musozi wa Kigarama mu Itaba bise Mata. Abakemba n'Urwasabahizi bamenye ko Rwabugiri yatashye iwabo, bumva ko nta kindi kimuzanye ari bo, bamuhungira mu bikombe by'ikirunga cya Muhabura. Rwabugiri amenye ko bamuhunze, abatumaho umutware we witwaga Muhozi ngo ababwire baze bamwitabe. Muhozi amaze kubabwira ubwo butumwa, nabo bahitamo witwaga Birushyabagabo, araza abonana na Rwabugiri baganira neza, aramuzimanira barasabana, amutuma ku barashi ati bambariye ubutwari bwanyu, none guhera ubu mbashyize mu ngabo zanjye z'ingangurarugo, kandi nta mutware wundi uzongera kugira icyo abavugaho. Birushya asubira mu micyamo ya Gahunga abibwira Abakemba n'Urwasabahizi, abarashi muri rusange nabo barishima cyane. Bukeye Rwabugiri bamwereka aho inzovu zabaga, ajyana nabo mu muhigo wo kwishakira amahembe y'inzovu, bamuyoboka batyo. Rwabugiri yakomeje kubana nabo neza, aho Ikigarama ahakorera ibirori by'umuganura inshuro ebyiri zose, n'ahitwa Irugeshi naho ahatangira umuganura, bivuze ko muri ako gace yahamaze imyaka 3. Muri icyo gihe ingabo zose z'abarashi zayoborwaga na Rukara wari warasimbuye se Bishingwe, nawe wari warasimbuye se Sekidanzi. Mu gitero cy'Igikore ari nacyo gihe Musinga yavutsemo, Rwabugiri yari kumwe n'Abakemba bagize umwe mu mitwe y'ingangurarugo. Kirangiye Rwabugiri agabira Rukara rwa Bishingwe inka 20 azimuhera hitwa Ikayenzi hakurya ya Rulindo, ari nazo Rukara yakundaga kwirahira ati kandi umwami yampereye inka Ikayenzi. Rukara rwa Bishingwe rero yajyaga ibwami Nyanza yisanzuye, Kanjogera na Rutarindwa bari bamuzi, uretse Musinga wari ukiri umwana. Aho Rwabugiri atangiye mu 1895 akazungurwa na Rutarindwa, bukeye agasimbuzwa Musinga, Rukara yanze kumuyoboka ndetse avugira ku mugaragaro ko atamwemera nk'umwami. Akarere ka Bukamba kose ukagera mu Bugarura kayoborwaga na Sebuyange, kandi Rukara ntiyamwemeraga. Umunsi umwe ahagana mu mwaka w'1910 ingabo z'Abakemba ba Rukara rwa Bishingwe zinyaga inka z'umutware wo hafi yo mu Rwankeri witwaga Bitahurugamba. Sebuyange yahise arega Rukara Nyanza ko yigometse kandi akanyaga abaturage inka zabo, baramutumiza aritaba baraburana, Rukara aratsindwa. Kanjogera na Musinga bamubwiye ko yatsinzwe, arahaguruka acira hasi arababwira ati nta rubanza rw'umugore, izo manza zanyu zo mu nyegamo na mama Nyirakavumbi yazica. Ako kari agasuzuguro gakabije, icyaha gikomeye imbere y'umwami n'umugabekazi. Kubera ko Musinga ataragifite ububasha bwo guhana bamwigometseho, Sebuyange yamusabye ko yakohereza umwe mu bapadiri w'umuzungu, kuko yavugaga icyo gihe ko icyo umuzungu avuze gihita gikorwa, kugira ngo ajye mu Ruhengeri kubwira abaturage ko Rukara yatsinzwe. Bitahurugamba akaba yaragombaga gusubizwa inka ze, kandi ubwo abarashi bari baramaze kurya 5. Icyakurikiyeho rero nuko Padiri Rupiyasi Abanyarwanda bitaga Rugigana kubera amahane ye, ubwo yajyaga gukiza urwo rubanza yagiye ubutagaruka. Padiri Rupiyasi ngo yabwiye Rukara ati tanga inka za Bitahurugamba. Rukara nawe ati bya Bitahurugamba bizute, inka za Bitahurugamba zizute, ko numvise ngo waje kwigisha, wakwigishije abana n'abagore ukareka kwivanga mu by'abagabo. Rupiyasi rero nibwo ngo yamusingiriye amubanza inshyi, amakofe n'umugeri, aramuterura mudimba ku butaka, amwicara hejuru amutaka wa Kajwiga. Ingabo za Rukara ngo zatangiye guhunga, ariko abitwa Manuka na Nyamuromba babonye Rukara atangiye kurerembura amaso barahindukira. Manuka yakubise Rupiyasi icondo ry'ingabo mu rubavu n'ingufu nyinshi, ku buryo yamuhiritse iruhande rwa Rukara. Ashatse guhaguruka, Manuka mutera icumu, Rukara rihagurukiraho, umuzungu Padiri Rupiyasi bamutsinda. Ubwo Pawulo wa muhereza wa padiri yahise yirukagirwaza kuvuga iyo nkuru mbi, naho Rukara n'ingabo ze bahungira mu kirunga cya Muhabura. Muri icyo gihe cy'ihunga rya Rukara amaze kwivugana umuzungu, nibwo witwa Ndungutse yarimo kwigomeka mu karere k'Umurera amereye nabi ubutegetsi bwa Musinga. Igihe rero Rukara yari akizerera mu mashyamba ya Muhabura, ngo yaje kumenya ko Ndungutse yiyimitse kandi yigometse ku butegetsi bwa Musinga, afata icyemezo cyihuse cyo kumuyoboka. Ibimenyetso by'uko amuyobotse ngo byabaye imiheto n'imyambi byinshi yamushyiriye
yamwakiriye amusanga aho yari atuye ku musozi wa Ngoma na Rutangira hafi y'igishanga cya Rugezi muri Burera. Rukara yasobanuriye Ndungutse ko yanganye n'abazungu kandi ko yabishemo umwe, amusaba ko yamurinda kandi akemera ko amufasha kurwanya no guhirika ubutegetsi bwa Musinga. Ndungutse yamushubije ko ibyo yabimenye, amwemerera ko azamurinda, ariko amusaba kwemera kwifatanya na Basebya mu bikorwa byo kuyogoza akarere kose k'Umurera kugeza ubwo bazagera i Nyanza, ariko hashize iminsi mikeya aramuhemukira. Ndungutse yari yarashatse kwiyegereza abapadiri bera babaga kuri misiyoni ya Rwaza, bamubwira ko badashobora gucudika nawe kandi acumbikiye Rukara wishe mwene wabo. Ndungutse yaje kugambanira Rukara, abasirikari b'abazungu baramufata ubwo yari ari kubuguza na Ndungutse ntacyo yishisha. Amaze kubona ko yagambaniwe afashwe, ngo yaheneye Ndungutse amuvuma kuzapfa atimye ingoma i Rwanda. Akimara kugambanira Rukara, Ndungutse nawe yatewe n'ingabo zigera ku 3,000 zari ziyobowe na Rezida Goduius, maze yicwa tariki ya 13 Gicurasi 1912. Indi nyeshyamba yazengereje umwami Musinga n'uwitwaga Basebya ba Nyirantwari. Basebya ba Nyirantwari yigometse ku mwami Musinga abikirangirire mu majyaruguru y'u Rwanda. Basebya yabaga ku Rugezi rwa Ruhondo abana na nyina witwaga Nyirantwari, ari nayo mpamvu yamenyekanye nka Basebya ba Nyirantwari. Yagiraga ingabo zari intwari cyane ku rugamba. Muri icyo gihe rero Basebya yashakaga kwigira umuhinza. Abahinza bari abantu bigometse bagafata imisozi bakayitegeka nk'abami, nk'uko byagenze kuri ba bandi bari barigabagabanyije u Rwanda Ndora atarabunduka ava i Karagwe. Basebya rero nawe yigometse kuri Musinga, ashaka gutegeka Uburera bwose akarenguriraho n'Urukiga. Ubundi mbere uyu Basebya ba Nyirantwari yabayeho ku ngoma ya Rwabugiri, akomereza ku ya Musinga, akaba yaratwaraga mu Rugezi rwa Butaro. Basebya akimara kwigomeka, abatasi b'ibwami baragiye bamurega ku mwami Musinga, biramurakaza cyane, maze amuteza ingabo ze zitwaga Indugaruga. Indugaruga ni ingabo za mbere zari zigizwe n'Abanyarwanda barwanishaga imbunda kandi bagafatanya n'abazungu ku rugamba. Icyo gihe zagezeyo, Basebya afatanyije n'ingabo ze batsinda Indugaruga, ziyabangira ingata kandi ntizataha zose. Ingabo z'Indugaruga zageze ibwami zivuga ko urugamba rwagenze, maze umwami Musinga arushaho kurakara. Icyo gihe yafashe icyemezo cyo kongera koherezayo undi mutwe w'ingabo witwaga Indanguza, zarimo Rurangangabo ariwe witwaga Rukubanya induru inkuba y'abiganda mu gahunga k'abarashi. Niba ushaka kumenya aya mateka y'umwami Musinga ku buryo burambuye kandi bwimbitse, wasoma igitabo Umwami Yuhi wa gatanu Musinga, Rugwiza kurinda umwami w'u Rwanda mu nzira z'ubunyerere, cyanditswe na Augustin Gasaki. Iki gitabo kigura amafaranga y'u Rwanda 20,000 gusa. Wasoma kandi igitabo Rwagatara Leon, umutware mukuru w'intara ya Kinyaga, nacyo cy'umwanditsi Augustin Gasaki, kigura amafaranga y'u Rwanda 25,000 gusa. Ku yandi mateka wasoma igitabo cyitwa Abagore mu mateka y'u Rwanda cya Augustin Gasaki, kigura amafaranga y'u Rwanda 7,000 gusa. Ku bakunda amateka ya Ruganzu wa kabiri Ndori, wasoma igitabo Amacumu ya Ruganzu wa kabiri Ndori cya Augustin Gasaki, kigura amafaranga y'u Rwanda 5,000 gusa. Hari kandi igitabo Kigeri wa mbere Mukobanya, nacyo cyanditswe na Augustin Gasaki, kigura amafaranga y'u Rwanda 15,000 gusa. Ibi bitabo byose uzabisanga muri Librairie Caritas cyangwa ugahamagara kuri telefone 07 85 66 03 52. Muzehe Gasaki Augustin kandi afite n'ibitabo by'abana, harimo Akavumbura amashyiga, kigura 3,000 gusa. Gasirabo umwamikazi w'Imaranyundo, kigura 3,000 gusa. Rusake na Sakabaka, kigura 3,000 gusa. Ihene ya Sakabaka, kigura 3,000 gusa. Rugaga, kigura 3,000 gusa. Ibi nabyo uzabisanga muri Librairie Caritas cyangwa uhamagare kuri telefone 07 85 66 03 52. Umwami amaze kubona ko Basebya yamunaniye, yakoresheje ibitaramo byinshi agisha inama abatware b'imitwe y'ingabo uko uwo mugabo yazafatwa. Ngo hagiyeyo n'ingabo ziyobowe n'abazungu 5 b'Abadage zigiye kumurwanya, ariko ntibabasha kumutsinda. Ngo yagendaga ninjoro ku manywa akihisha, kandi ngo akagira n'abatasi ku buryo yamenyaga ibyo abamuhigaga bateganyije byose. Nyuma yaje kwihuza na Ndungutse bafatanya kurwanya umwami. Ndungutse amaze kwicwa, Basebya yabashije guhunga. Uwitwaga Rwubusisi abwira umwami Musinga ko
bazamuzanira Basebya na nyina. Abandi bari aho babigira urwenya kuko bari bazi ko atazabishobora. Icyo Rwubusisi yakoze, yigiriye inama yo kujya kwa Basebya akamubeshya ko yiyemeje kumuyoboka kandi amuzaniye n'amaturo. Ashaka inzoga n'abantu bake b'intwari harimo n'abasirikare b'Abadage. Rwubusisi yikorera inkangara zirimo inzoga n'amaturo n'ibirago, avuga ko ari ibyo bazararamo. Muri ibyo birago yazingiyemo imiheto n'imyambi. Basebya yumvise iyo nkuru yarishimye cyane kuko yari abonye andi maboko, nuko bavugana umunsi naho bazahurira. Umunsi warageze, abagabo barahura. Basebya abonye inkangara n'ibirago yibwira ko ari byo birimo amaturo. Mbere Rwubusisi yari yabwiye abo bajyanye ati nimubona tuganira nkamufata namwe muzahite murasa bariya bazanye nawe. Rwubusisi na Basebya bagihura ahita amusumira maze arirahira cyane ati ndagufashe. Abazanye na Rwubusisi bafata imiheto n'imbunda batangira kurasa ingabo za Basebya, ziriruka zirahunga zijya mu Rugezi. Nuko Basebya atahanwa atyo na Rwubusisi. Amakuru avuga ko Basebya ba Nyirantwari yishwe n'ingabo z'Abadage ubwo Rwubusisi yari amaze kumubazanira. Aha wavuga ko Musinga yari agiye kugira agahenge yaba byibeshyeho cyane. Nubwo Abadage bamusuzuguraga ndetse bakamuca n'ibihano nk'abahana rubanda, nta mugambi bari bafite wo kumuvana ku butegetsi, ahubwo bamufashije gutsinda burundu inyeshyamba zamurwanyaga. Gusa rero Abadage baje kwirukanwa mu Rwanda n'Ababiligi mu 1916 nyuma y'uko batsinzwe intambara mu ntambara ya mbere y'isi yose yatangiye mu 1914. Musinga yarinze apfa gikumbuye Abadage bamukijije Rukura, Basebya Ndungutse na Rukara, ndetse arinda ajyanwa i Moba akizera ko abo Badage bazigaranzura Ababiligi nawe bakamusubiza ku ngoma. Gusa icyo cyizere cyaraje amasinde. Mu yindi video tuzareba ku buryo bwihariye imibanire y'umwami Musinga n'abazungu kuva ku Badage kugeza ku Babiligi.